uwo bita Murenzi Abudara yateguye imitego yose yari yatezwe mbere yuko akina n'ikipe ya Musanze mu ibanga rikomeye. Ni amakuru namenye ikipe ya Rayon Sport igiye kwinjira mu kibuga, ndavuga ngo ndibuze kuzibahereza ikipe ya Rayon Sport isoje gukina, ariko isoza bwije. Ndavuga ngo abakunzi ba Hot News, kinyamakuru cya mbere kikugera kuri tere kandi kikakugezaho amakuru azira ibihuha, amakuru azira gusesereza, ahubwo amakuru yo kubaka ikipe ya Rayon Sport. Ndavuga ati ndibuze kuyabagezaho muri iki gitondo cy'uyu munsi. Turi ku isabato, abagiye gusenga abadivandiste, reka mbifurize isabato nziza. Abadivandiste inshuti zanjye, mugire isabato nziza. Ndabizi ko namwe muri buze kunsubiza ngo umunsi w'umunezero. Rero kuri twese, reka mbabwire mbere yuko nerekeza ku rusengero gatoya, manje kuri kodinga kino kiganiro kugira mu cyumve kandi munumve neza ibiri kubera mu ikipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport nubwo hamanutse ubuyobozi, ariko hari abatifuza ko ikipe ya Rayon Sport ihagarara neza. Hari abatifuza ko Rayon Sport itsinda amakipe, ikaba ikipe ihatana, ikaba ikipe ifite abafana benshi, ko bazi ko umunsi Rayon Sport yatsinze ikagaruka, ubumwe bw'abareba bukagaruka, gushira hamwe bikagaruka, hari amakipe menshi azatangira kurya umwawe w'ibitego, kuko hari amakipe menshi yarabayeho kubw'ifirimbi. Rero igihe Ferwafa yanyuzagamo akeyo, ifirimbi ikava mu mupira nyarwanda, ifirimbi ikava mu mupira wacu, nibwo ayo makipe amwe twatangiye kuyarunguruka amababa, nyine ubanga wa muyaguhuha amababa. Rero mbere yuko ikipe ya Rayon Sport ijya gukina, ngo hari bamwe mu bantu batabarizwa muri Musanze, ahubwo bamwe babarizwa no mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo kintu cyumve neza, bamwe babarizwa mu nyungu za Rayon Sport, ariko uyu munsi wa none batakiri muri Rayon Sport. Bavuze ati reka dukine, wasanga ariko n'abano badusimbuye babikoraga, ati noneho turebe uburyo twagera ku bakinnyi twizaniye. Umva icyo kintu, twagera ku bakinnyi twizaniye, abari bo tugira ute, abari bo babanzamo. Noneho nibabanzamo, Murenzi Abudara azabirya naryo ibitego, noneho urukundo yarafitanye n'abareyo rugira ute, rucike. Akaba ariyo mpamvu amakuru naguye ubwo nigenderaga ahantu hari ukuntu ngenda ndi gukatakata mu dukaritsiye gake gake, naje kumva ko hari amakuru ya ndani, anariyo makuru yahise ansanga muri stade, ndakonfirima ko hari abakinnyi batari buze kukandagira mu kibuga. Muri abo bakinnyi rero harimo uwo bita Serumogo ari Omari, hakaza uwo bita Paveri Nzira, hakaza n'uwo bita Sefu. Abo ngabo ntago bari bagomba kumanuka mu ikipe ya Rayon Sport. Impamvu niyi, uwo bita Sefu wengo ni ikibazo cya discipline, ariko hari byinshi nyuma y'amaredo ubuyobozi bwa Rayon Sport budashaka kugira ute, budashaka kuvuga. Uwo bita Serumogo ari Omari ngo nawe ni ikibazo cya discipline, kubura na prime, ariko twumvikane ko ibyo byose babikoraga ku bwa Tade, batabikoraga kuki, batayigeze babikora ku bwa Murenzi Abudara ngo barimo barabura na prime. Rero kubw'iyo mpamvu, kubw'ibyo byose byabaye muri Rayon Sport mu bihe bitandukanye, abo bakinnyi bo ntago bari kubanzamo. Rero nk'amagambo yo bita Paveri Nzira yatangaje ku kinyamakuru Isimbi cyandika, avuga ko abanyamakuru baciriritse, ngo abanyamakuru bo mu Rwanda ngo n'abanyamakuru bareba hafi, barebera ngo views n'inyungu zabo, nko kugira ngo barebere umupira wo mu Rwanda. Umupira wo mu Rwanda ntago uzigera utera imbere ngo mu gihe ngo mu Rwanda ngo muzamu ashobora gutsindwa, ngo mukavuga ngo yariye, ngo kandi ngo aba Bayern nawe atsindwa atari. Ariko tubanze dutandukanye ibintu. Umuzamu wa Bayern gute Paveri Nzira yigereranya nabo? Ese umuzamu wa Bayern amafaranga yabahembwa niyo Paveri Nzira ahembwa? Ubu ngubu namaze kubona Paveri Nzira pe ni umuzamu mwiza pe, ariko ni umuzamu mwiza mu ikipe imuhereza buri kimwe cyose, ikipe imucungira umutekano,
ku buryo atava ahari, aho Pavel Nzira ashobora kuba yagira ute, ashobora kuba yaba umuzamu mwiza buri umwe wese yagira ute yakwifuza. Ariko nugera mu hahandi umuzamu agomba kuguhereza ibyo ukeneye kugira nawe umuhereza ibyo akeneye, urasanga Pavel Nzira ari wa muzamu uyu munsi aba ahagaze neza, ejo agahagarara nabi, muri make arahindagurika. Na niyo mpamvu n'ikipe ya APR yagize ute yamurekuye. Rero kuba bavuga ubuswa bwe, ni umuswa, yego kurya ashobora kutarya, ariko ni wa muzamu ugira ute uhindagurika. Akaba ariyo mpamvu umutoza Aruna Feruzi yahisemo gukinisha Idrissa Kuyate ndetse nande n'umuzamu uriya Yves. Rero uyu muzamu Yves ni umuzamu mwiza pe, ni umuzamu uri gukomezaho kugenda azamura experience, yigirira icyizere ku ndesho ye, ku buhanga bwe, muri make mu gihe yaba abaye umuzamu muzima, yakomeza forme ngizo yari afite ku ikipe ya Musanze, ashobora kuzafata izamu ya Rayon Sport ku buryo abandi bazisabira kugenda, kuko nk'umuzamu wa mbere uzasaba gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport ndabona ari Pavel Nzira. Ko Pavel Nzira uyu ni umukino wa gatatu ahabwa agatebe, guturuka muri make derby yaba ntabwo umuzamu Pavel Nzira arasubira he, arasubira mu izamu. Guturuka kuri derby ntabwo arasubira mu izamu, ahubwo iyi derby menye yaramukozeho, kuko ntago umuperezida wa mbere ashobora kukwicaza ari we wakuzanye akakubwira ati icara kubw'amakosa wakoze, tugerageze n'abandi turebe, ngo n'utarakuzanye nawe naza kwicaza uri muzima. Aho ngaho uba ufite ikibazo gikomeye, uba ufite ikibazo kiremereye, muri make ntabwo uri gutanga ibyo ufite byose kuri ekipe. Kandi rero ikipe yo utayihereza ibyo ufite byose, urumva nayo nyine kugukenera ikaba yaguhereza ibyo ushaka byose, ntabwo biba bipfa gukunda. Rero uwo mutego Murenzi Abudara yamenye akanawutegura, ni umutego wo kuvuga ngo reka aganirize abakinyi kuwa gatatu, abaganirize kuko kuwa kane nyine ho ntabwo yigeze agira mu nzove, ariko yaravuze ati reka mbaganirize bano bakinyi bagende bazi ko byose mbizi. Yabaganirije bari muri barafu, arababwira ati ro mwabakinyi murimo murakina n'ibyo mutazi, iyi Rayon Sport murimo murabona ari ikipe y'abaturage, ariko mu by'ukuri uburyo muyisuzuguramo ntago muzi ko iyi Rayon Sport ariyo kipe ishobora kububakira izina cyangwa se ikarisenya. Ati kuko iyi Rayon Sport ihagaze neza yakugeza buri hamwe hose wifuza, ariko niwiya guhagarara nabi ukiyakumera nabi, iyi Rayon Sport ntago izagira ute, ntago izakugeza aho wifuza. Ati ikindi buri wese agerageza by'ukuri buri umwe wese atanyura hano ngo ndanyure hano. Amakuru yasohotse muri ekipe, ibitangazamakuru byamaze kumenya 11 bari bubanzemo, ugasanga nyine ubugambanyi burahari kandi bugize ute burakomeye. Akaba nariyo mpamvu rero uyu munsi wa none muri Rayon Sport hatangiye kuvugwa inzinzi, hatangiye kugaragara ikintu cyiza, niko bamwe mu bashaka kugambanira ikipe babamenya mbere, ndetse n'ibyatuma Rayon Sport ihungabana bakabyirukana mbere yuko biba, ubundi Rayon Sport ikabigize ute, ikaba ari ikipe ihagaze neza, ihagaze bwuma, ihagaze bukwashi, ubundi bakavunderezamo nguko bakomeje kugenda babivunderezamo, ibitego bikaba ibitego. Ngero nakunze geste y'umukinyi bita Azizi Basane Kuranya, nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport itsinze yagiye kwifatanya n'abafana mu kuvuza ingoma. Nyine urabona nyine kari ikintu cyiza, ni ikintu gishimishije. Yavuze ati reka mbikore muzankumbura cyangwa se muzangumana, byose nyine biba bishoboka. Urabona kari Azizi Basane Kuranya, mu gihe Rayon Sport ahubwo itakora ikintu cyo kumwongera amasezerano, ashobora kuzagenda for free, kandi ari umukinnyi umunsi wa none uhagaze neza muri Rayon Sport. Azizi Basane Kuranya n'umureba, ni umukinnyi ufite forme, ni umukinnyi ugiye kwifata ngo bita Ojera Joachim. Ndakeka abantu benshi barebye Azizi Basane Kuranya, abenshi bashobora no kuba bahita bibuka nde uwo bita Ojera Joachim. Rero
reka nze dukomeze dutegereze turebe ngiye Rayon Sport irimo iriyubaka muri ubu buryo, ni Rayon Sport izahereza iki abanyarwanda. Nuko nguko rero gahunda zimeze, abanyarwandakazi mwebwe mwahisemo gupyonda no gukanda subscribe. Imana ibahe umugisha utagabanyije kandi mukomeze mubikore cyane kurusha uko mwabikoraga nyine, mukomeze mubikore cyane, mushiremo akabaraga, ibintu byose birushaho kugenda bimera neza. Iyi ni Hot News rero, kinyamakuru cya mbere kikubwira kuri terekani kikugezaho amakuru ya Rayon Sport, mugikandire subscribe.